Ibihe byiza mwakomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka tuze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ku munsi rero wahariwe abamama, nibwo bamwe rero mu basitari bagiye batandukanye ndetse n'abandi bose nyine by'umwihariko bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bashyira ababyeyi babo kuri sitati nyine babagaragariza urukundo rudasanzwe, babashimira rwose ko babashije kubibaruka. Ni muri urwo rwego rero itsinda Vestine na Dorcas nabo rero bavuze bati ntabwo natwe twibyaye ahubwo dufite umubyeyi wacu kandi dukunda. Ni mu gihe rero Vestina we yakoresheje amagambo akomeye cyane, dore ko uyu Vestina rero ataraherutse no kugaragara nyine mu ruhame cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko nyine agira icyo atangariza abakunzi be. Ku inshuro rero yatumaguye bamwe mu babyeyi cyangwa se bafite inshingano nyine by'umwihariko nyine mu kurera, aho rero yabasangije amwe amagambo akomeye cyane kandi amagambo afite ubutumwa bukomeye cyane. Ni amagambo rero yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ndetse anashyiraho nyine n'ibihe byiza bagiranye nyine na mama we, ni amafoto ye yabashije gushyiraho ndetse na murumuna we Kamikazi Dorcas ntabwo yasigaye, ahubwo nawe yifashishije amwe mu mafoto nyine yaranze ibihe byabo, ubundi rero agira ubutumwa agenera ababyeyi by'umwihariko nyine n'umubyeyi we, ndavuga nyine ahangaha mama umubyara. Ni amagambo rero yagarutseho cyane avuga ko nyine yifuriza abagore bose umunsi mwiza, dore ko yagize gutya anasubira inyuma yifuriza abakaka bose cyangwa se banyogokuru, yifuriza kandi abari gutera intambwe yo kwiba abamama, ndetse kandi yongera no kuvuga ati n'ababaye ababyeyi mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo nyine uburyo twakwita nk'aho bwo gutanga ihumure. Urumva hari nk'abagira inshingano bakaba ababyeyi mu buryo nyine butunguranye cyangwa se bwo gutanga ihumure, ndetse n'uburyo bwo kuba umubyeyi umuntu arera undi cyangwa se arera umwana runaka, ndetse abo bose nyine yagerageje kubifuriza umunsi mukuru, ubundi arababwira ati ubu butumwa ni ubwanyu kandi uyu munsi ni uwanyu. Uyu Vestina rero yaraherutse no kuvuga mu bihe bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine dore ko amakuru ye yagiye ayagira ubwiro mu buryo budasanzwe. Hari amaze iminsi hacaracara amakuru avuga ko uyu Vestina rero bombi nyine na Idrissa baribarutse, ariko yari amakuru agenda trendinga ku mbuga nkoranyambaga, nubwo nyir'ubwite we nyine ataraza ngo agire icyo abitangazaho. Harakibazwa rero byinshi kuri iki kintu, dore ko bamwe rero bari bagiye bakoresha n'uburyo bwa AI cyangwa se ubwenge bukorano nyine, bakoresha rero amafoto ya Vestina ndetse n'umugabo nyine by'umwihariko ateruye n'umwana. Byakomeje rero gutangaza benshi ndetse bamwe bagwa no mu rujijo, komeza kwibaza bati ese koko niba ari byo kuki atabidutangariza, ati bizaba ryari? Bamwe rero bari bakeneye ikintu nk'iki, kumva ko nyine Vestina yibarutse, dore ko ari n'ibintu benshi bakomeje no gutegereza mu buryo budasanzwe. Twavuga ko ari uburyo budasanzwe rwose, uburyo bategereje umwana we rwose w'imfura mu buryo budasanzwe. Urabizi ko uyu Vestina yabashije gushyigikirwa mu buryo budasanzwe, twabwita nk'uburyo budasanzwe mu munsi w'ubukwe bwe. Ni ibirori byagenze neza kandi buri wese ahora yibuka. Bamwe rero bagiye banabika n'inzibutso zimwe na zimwe. Ku inshuro rero yavuze ati aho nkomoka cyangwa se aho mvuka nyine ni ukuvuga umubyeyi we, ati uyu munsi nanjye ntabwo nabura kumwifuriza ibyiza rwose ko uyu munsi, dore ko abamama benshi bagiye bifurizwa ibyiza. Nawe rero aza kutubwira niba uyu munsi wabashije kwifuriza umubyeyi wawe umunsi wahariwe abamama. Gusa rero niba utarakanda subscribe nagusaba kuyikanda no gufungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza birana bye kugira gatanu kuri gatanu. Kimwabanye nyito bakanda. Yabashimiye.